Mammy twabanye kuva kera nyiri umubebe mutoya. Ababyeyi banjye batabaye yari ahari nyine aho mama atari nzi yuko Imana byose izabikora. Imana izadushoboza tubeho tuzabaho kandi byamfataga nk'umwana we kuva mfite nk'imyaka gutyo nk'umunani niba nibeshye cyangwa 4. bizashoboka zashyigikira neza, bizashoboka nawe Imana izadukoza isoni, bizashoboka gusa n'amasengesho. Ubu ngubu uyu nguyu usigaye ugiye kuba nk'umubyeyi wanjye mu minsi nyine iri imbere isigaye yose, ubwo niwe tugiye kuba turi kumwe. Namenye ubwenge mbona ndi kumwe na Mammy. Niwe mubyeyi nzi, niwe mama wanjye mbese, kuko imirimo yawe yarakoze ntabwo yapfuza. Jo, ihangane. Hari byinshi Mammy yapfuye, Ihangane. dufitanye amabanga menshi ariko naho kundi. Mammy avuka mu Muhanga ariko nta muvandimwe n'umwe usigaye, ntawe. Aba BigTown mwese ndabasuje kandi mbifurije ikaze mwe mwese mudukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Amazina yanjye nitwa MANEKE kami nubishaka unyita uko ushaka. Ndi mu karere ka Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru, murabizi neza. Turi mu bihe bidasanzwe, turi mu bihe twabuzemo umubyeyi, twabuzemo inshuti, twabuzemo umuvandimwe, twabuzemo umujyanama, ariko ni tugomba guheranwa n'agahinda byanze bikunze. Niyo si turimo, kandi buri muntu wese yaremewe kuvuka agapfa, ndetse nimba koko igihe cy'umuzuko kizabaho kikongera tukongera tukabonana nk'uko bikwiye. Rero ndi kumwe n'abana cyangwa se ndi kumwe n'umusore n'umukobwa MANEKE yareraga, cyangwa se tugiye kuganira ku mateka yabo n'uburyo bahuye, n'amateka ya MANEKE uburyo bahuye, imibanire bahuriyemo. Ubundi tuganire kandi ikaze kuri kamera za BigTown TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mazimaka Jean Claude Jimmy. Uko ibintu byari bimeze, Mammy twabanye kuva kera nyiri umubebe mutoya. Ababyeyi banjye batabaye yari ahari, mufataga nk'umubyeyi wanjye, mbese buri kimwe cyose nyine kuva aho naburiye ababyeyi banjye bambyara yari ari mu cyimbo cyabo. Ubwo rero mbese ni ibintu n'amateka maremare muri make. Gusa ibyo yankoreye ndabimushimira kuko ntabwo narinzi yuko nabashaga kwiga segonderi, ariko gusa nyine yarabikoze mbasha kwiga segonderi. Ntabwo narinzi yuko nabasha kwiga segonderi nkagera senior 6, ariko amaherezo nyine ndi kuyarangiza. Gusa ibyabaye byaradutunguye twese, mbese ni birebire. Kuva kera rero byamfataga nk'umwana we kuva mfite nk'imyaka gutyo nk'umunani niba nibeshye cyangwa 4. Uri kumva rero muri make nari nk'umwana we. Ubu ngubu rero yatabarutse. Ubu uyu nguyu turi kumwe hano niwe tugiye gusigara tubana. Mbese ubu ngubu uyu nguyu usigaye ugiye kuba nk'umubyeyi wanjye mu minsi nyine iri imbere isigaye yose, ubwo niwe tugiye kuba turi kumwe. Umuntu yahita yibaza, MANEKE mwahuye ku myaka 8, ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 22. Iyegereze mikoro yizamure. Ubu ufite imyaka 22. MANEKE mwahuriye he? Si yagusanze hehe ku buryo avuga ati nemeye kuba mama wa Jimmy, ngiye kumurera ubuzima bwe bwose yabashigaje nkamwishyurira minerivare? Byagenze gute? Mwahuriye he? Mwahuye ryari? Mammy twahuriye nyine yari mushiki wa vie wa papa wanjye nyine. Kubera yuko nyine Mammy yarankundaga cyane pe. Rero ubwo uri kumva ntabwo nageze amahirwe yo kubana n'ababyeyi banjye cyane. Ubwo uri kumva ni process ndende kugira ngo tubashe kubana. Jo,
hereza mikoro Joy nawe tuganire. Joy wari mu marira menshi arihangana, nuko ari buvuge mu byihanganire. Wowe Mammy mwahuye ryari, mwahuye gute, mumaranye igihe kingana gute, noneho wowe uzi n'uburwayi bwa Mammy ari naho turi bunahere tuganira. Murakoze. Nitwa ubundi Mukarutesi Josiane ariko banyita Joy. Mammy namenye ubwenge mbona ndi kumwe na Mammy. Niwe mubyeyi nzi, niwe mama wanjye mbese. Nta wundi mubyeyi nzi, niwe nari nzi. Twabanye rero gutyo ahantu hose agiye tukajyana, mbese yari mama, mbese yari mama. Ubwo rero uburwayi bwe bwatangiriye muri dushe, avuye mu isoko nka saa moya. Amaze koga nyine yumva ntameze neza, ahita afatwa ako kanya tumujyana kwa muganga. Tujya i Kigali biranga, tugaruka inaha mu Ruhengeri tujya mu bitaro. Ubwo nyine Imana yamukunze kuturusha nta kundi. Ariko Mammy byambabaje, yapfuye mfitanye nawe gahunda ndende. Hari byinshi Mammy yapfuye ihangane, dufitanye amabanga menshi, ariko naho kundi yapfuye yarakoze, yarandeze, ansigiye inshuti, ibintu nk'ibyo nyine ntabwo tuzamwibagirwa. Muvugana bwa nyuma, hari amagambo umuntu abwira undi akaba ananamwibukiraho cyangwa n'ubuzima mwabanyemo mwacanyemo. Ubuzima bwawe na Mammy bwari buhagaze bute mbere y'uko ananarwara? Ubuzima bwanjye na Mammy nyine mbese nta kibazo na kimwe Mammy twagenanaga, bwari bwiza. Uko twari tubayeho kose twabyakiraga, nta kindi kibazo kindi twari dufitanye Mammy. Gusa arihuse cyane, yarihuse ariko nta kundi. Hari umuntu wakwibaza ngo Mammy ubundi yarabatabaje mujya kwa muganga, nibyo abenshi barabibonye, naje kubasura kwa muganga, ni byinshi aravuga ati hari naho wowe ubwawe wavuze ati ngewe Mammy twaturukanye mu majyepfo gutya. Ubundi Mammy avuka he? Wenda uramuzi avuka he? Ese ko uyu munsi habuze amafaranga yo kumuherekeza ngo abe yashyingurwa, ubundi Mammy we umuryango we byari bihagaze gute kuba uyu munsi? Mammy avuka Muhanga, ariko nta muvandimwe n'umusigaye, nawe ni ukwitabaza inshuti gusa, nta wundi muvandimwe uhari. Nta wundi. Jimmy kumva bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Abantu batabona Jimmy ahagaze gutya, ariko buri ugiye kumusuzuma mu mutima nawe nyine afite uko ibintu bye abikaruma. Jimmy, Mammy murahuye mu myaka yose mwabanyemo, ariko hari ibyo uvuga ngo ibi bintu sinzigera mbyibagirwa kuri Mammy. Mammy wenda ikintu natazamwibagiraho ibyinshi, abashaga kungira inama rimwe na rimwe iyo nabaga nyine namukoshereje cyane, akancaza nyine akandakarira bya Atari, ariko nyuma nyine akigarura akabasha nyine kungirira impuhwe. Ariko ikindi kintu nazamwibagiraho kinakomeye cyane, umve yuko ntabwo nari nzi yuko naziga segonderi pe, bitewe n'ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo, akabura ababyeyi babiri, ukiheba ukavuga uti sinzi niba nzongera kubona yuko wenda nakongera kwiga. Ariko Mammy yarahabaye, nza kumusura bwa mbere ndabyibuka muri 2016, oya ni muri 2015 ndangije segonderi, oya sorry primaire. Ntabwo nari nzi yuko nyine yambwira ngo ngumi naha ngo nige segonderi.
ndabyibuka rero nari ndi kumwe n'undi muhungu witwa Eric anje aranyicaza muri sala arambwira uti se waguma inaha nkabasha kukurira segonderi. Nabangije nyine kubishidikanyaho panza kumva yuko nyine ari nk'inzozi ndi kumva, ariko naratuje ndabyumva ndabyakira. Nabyemeye ari uko nyine ngeze muri segonderi nambaye ipantaro, nambaraga ikabutura, nambara ipantaro n'ishati y'umweru, numva ko nanjye nyine nageze mu kindi cyiciro cya kabiri. Icyo kintu nazamwibagiriraho cyane pe. Ubu ngubu nubwo agiye ariko Marira narize ntago azapfa ubusa imbere y'Imana, yarayabonye. Ni umubyeyi wanjye kandi azahora ari umubyeyi wanjye cyose. Mufite mu mutima wanjye cya usambona wese ndikaruma ngaseka, ariko agahinda kanjye kaba kari mu mutima. Agahinda kawe kaba kari mu mutima, nibyo. Ntabwo biba byoroshye kuvuga umuntu no kuba n'aya magambo muri kuvuga atari kuyumva, ni ibintu bikomeye. Uyu munsi muri kuba mu nzu y'ubukode, muri mu nzu y'ubukode, nibyo, ariko umuntu arahita yibaza ati what's going on nyuma y'ibi ngibi bihari. Jim aravuze ngo ubu ni wowe ugiye kumubera mama. Amagambo akomeye, amagambo avuze amuvuye mu mutima, ati Joy ubu ni wowe ugiye kumbera mama. Nyine aho mama atari, nzi yuko Imana byose izabikora. Imana izadushoboza tubeho, tuzabaho kandi tuzabaho. Imana izi impamvu y'ibi byose. Muzabaho. Ijambo ry'Imana rirabivuga cyane, reka nabisobanura. Urebe uburabyo buri inyuma yawe, urebe inyoni ziguruka mu kirere, urebe sibyo, urebe utwo udusimba, urebe indabo, ururabo ruri inyuma yawe, hindukira urebe rurabo rurasa neza. Nta n'undi muntu ushobora kwambara ngo ase na rurabo. Inyoni zibaho, zirarya kandi zidahinga, kandi Mammy yabahaye ubuzima. Uyu munsi Jimmy agiye kurangiza segonderi. Abantu bakurikirana BigTown TV, reka nizere ko hari ikintu kiri buvemo. So I know, ndabyizeye, I know, magaze mu kwizera kwanjye byanze bikunze. Jimmy uri umugabo kandi uzaba umugabo. Uyu munsi uri kwiga segonderi, uri mu mwaka wa 6, ugiye kurangiza segonderi. Jimmy na kaminuza uzayiga, sibyo? Na kaminuza uzayiga. Joy nawe komera. Uyu munsi noneho reka twinjire noneho ku kintu kijyanye Mammy habuze amafaranga yo kumushyingura. Urasaba iki abanyarwanda badukurikiye? Ikintu mbere na mbere mbasaba ni ubufasha. Turasaba ubufasha, badufashe tumushyingure neza mu cyubahiro, ko yakoze imirimo myiza. Mama ashyingurwe neza kandi ko bizashoboka. Bizashoboka ashyingurwe neza, bizashoboka. Nawe Imana izadukoze isoni, bizashoboka. Gusa n'amasengesho nta kindi. Bizashoboka, mfite icyizere ko bizashoboka. Agashyingurwa neza nk'imfura, kuko imirimo yarakoze ntabwo yapfuza. Ihangane, komera. Ni ubufasha gusa nta kindi. Ashyingurwa neza nk'intwari, kuko yarakoze.
nzi ko umuntu wese abizi. Jimmy fata iyo mikoro reka Joy we tube tumuretse. Buryo umuntu ari kurira nibwo aruhuka mu mutima. Sometimes tuba mu buzima ariko niyo si tubamo, buri muntu afite ukuntu azagenda. So Jimmy ni iki wasaba abanyarwanda? Okay. Icyo nsaba abanyarwanda ubu ngubu haba harimo inshuti zanjye, abanzi, abonzi n'abo nazi, icyo nabafasha ni ubufasha tugaherekeza umubyeyi wacu kugira ngo aho agiye agende neza kandi no mu rukundo rwinshi, kandi nizeye yuko Imana yakoreye cyane pe, n'abakristo basenganaga bose muri minivamo mu rubyiruko. Ndabasaba inkunga yanyu kugira ngo umubyeyi twakundaga nka Maneke, abari bamuzi ku izina rya Maneke, Ngabire, Mammy, ndabinginze nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese, turabasaba ubufasha bwanyu cyangwa inkunga yanyu kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu nk'intwari, kandi yahoze ari intwari kandi azahora ari intwari mu mitima yacu ku nama nyinshi yagiye atugira. Icyo kintu nabasaba pe, mudufasha. Uyu munsi wiga he? Uyu munsi niga muri Ezira kuri groupe scolaire Muhoza ya kabiri. Hano Musanze n'ubundi. Hano Musanze. So abayobozi b'ikigo cyanyu nimba banyumva, Maneke yakoze byinshi. Mbibasabye nk'umwana w'umuntu ariko n'Imana ibyumve. Imanukira mu mutima w'umuyobozi ubayobora, byibura bakure kuniga uno mwaka urangiza. Turi mu bihe bitoroshye, ndabibasabye reka n'umuntu wese muri comment, n'umuntu uri bwandike comment, umuyobozi w'ishuri byibura navuge ngo cyangwa na leta cyangwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge cyangwa n'akagari, niba ba supporting niba nibenyegeza umuriro Maneke yakije, bawenyegeze wige urangize. Joy nimba ari n'abantu mufite n'akazi gusa, ibyo Maneke yatangiye akora ntuzabireke. Nimba Maneke yaratanze ubugari bwiza, nimba yaratanze imboga nziza, komeza utange izo mboga, utange unanisumbureho. Intego yari afite muziranyeho, tera ikirenge muke, sibyo? Tera ikirenge muke. Abantu rero badukurikiranye, ni uyu munsi twari gushyingura Maneke ariko ntibyakunze kubera ikibazo cy'amafaranga. Jo, amafaranga dukomeze tuyashyire kuri nimero iriho hano kuri WhatsApp bakomeje kuduha. Ni nimero ni yanditse kwitwa Nshimiyimana Jean de Dieu. Ni nimero ni 078 44 88 99 4 078 44 88 99 4. Hamaze kuboneka amafaranga ageze ku 230. Niyo mafaranga amaze kuboneka mu gihe dukeneye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Isanduku baduhenze aho gushyingura Maneke bitewe n'ingano yari afite, baduhenze. Wenda Jo, wenda details bihagaze gute? Isanduku aho hantu bihagaze gute? Ahantu ngo bazamushyingura babonye horoheje ni 350. Isanduku iri muri 5.
n'ibindi ku ruhande byose bikenewe. isanduku ni iry'itanu, gushyiraho 350, ibihumbi 500, gushyiraho imodoka, imikenyero, ibintu byinshi, ibintu byose, imipira abantu bazambara, bari wenda dushyizemo no gukaraba. tuzahita turangiriza rimwe dusoze tuhite dukura n'ikiriyo kuwa gatatu. Kuwa gatatu ni ku itariki 3, wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, hano hirya i Burundi, aha wangu please nimudufashe. Nimba ujya uvuga njya mbibona muri comment, mwandika ngo ngo turakwemera, nimunyemere mufasha Maneke, ubundi noneho ubutaha naye nzababwira ibindi, ariko uyu munsi ibintu turimo dufashe Maneke. Ikindi, umuntu wumva ko yafasha Jimmy mu kwiga, Jimmy wishyura amafaranga angahe ku ishuri? Yishyura ibihumbi bigera muri 38 ku gihembwe. Ibihumbi 30 wigubamo niga naho wiga utaha, wishyura ibihumbi bigeze muri 38. Mbiteranyije n'umwaka wose ni ibihumbi 100, kandi ibihumbi 38 gukuba 10 gukuba gatatu, sibyo? Gukuba gatatu ni ibihumbi 114 by'amafaranga y'u Rwanda. Wenda twashyiramo n'amakayi, reka tubare ko bihagarara 200, kuko uri murasoza amashuri yisumbuye. Uyu munsi wiga iki? niga section MPC. Mate, physique, computer science. Uri umuhanga. No kugerageza. Yes, rero uri kumva ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi 114 ku mwaka, nta nubwo bwari yasigaye, kandi yarishyuwe. Maneke yari yayatanze, andi yari yayatanze mu mwaka umwe usigaye. Wakabyara, mureke dufatanye, mumbwire dukore groupe yo kwishyurira Jimmy, byibura Maneke tumushimishe, ahari aruhuka avuge ngo igikorwa natangiye cyo kwishyurira Jimmy segonderi arayirangije. Nimba koko tuzongera kubonana nk'uko Bibiliya bivuga, nawe azicara ahantu tuzaba turi twarahuye tugurira agafanta, cyangwa ducelebrate tuvuga ngo Jimmy yashoje amashuri, sibyo Jimmy? Kandi na kaminuza uzayiga. Icyo ni kimwe. Ikindi gisigaye ni ikintu kijyanye n'imibereho mugiye kubaho, ubuzima butarimo Maneke. Wabwiraga ati nkeneye ipantaro, nkeneye ishati yo kwambara, bimeze gutya na gutya. Ubu buzima kundi muntu hari wumva ko yavuga ngo inzu babagamo ndayishyura byibura n'ay'amezi, please ubikore. Mfite slogan yanjye ivuga ngo ukuboko gutanga kuruta ukwakira. Ukuboko gutanga kuruta ukwakira. Utatanze ntiwakwakira. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze. Sinzi nimba hari ubutumwa watanga cyangwa se nimba hari ikintu wavuga, uhereze na Joy ubundi dusoze. Icyo narenzaho, cyeka ubuzima twabayemo ntacyo butatwigishije muri make, ariko ndizera yuko ubuzima buri imbere tuzabutambukamo, nubwo buzaba bugoranye ko tuzabutambukamo amahoro. Kandi tugomba gukomera, bibaye tugomba kubyihanganira. Jewe na Joy ubwo muri make nige tugiye gusigarana mu nzu. Jimmy, uzi mbwira nimero yawe ya mobile money, ngiye kwishyura ikindi gihembwe gisigaye none, sibyo? Ngiye kukishyura, umbwiye ko ni 38 direct ngiye kuyishyura. Uzagende ntihazagire ikindi kintu yakoresha tutite kuri situation turimo. Ubwo undi muntu usigaye ashobora kumbwira ngo nakora ibi ngibi. Nimero yawe ni 078 32 32 67 67 527 52 7 527 078. Witwa Jean Claude Mazimaka. Ibihumbi 38 uhita ureba kuri telefone yawe, umbwire ko wayabonye.
ejo nimba ufite umwanya wiyibe ugende uyishyure ku mafaranga y'ishuri cyangomba kuyishyura urebe kuri telefone yawe umbwire nimba amafaranga wayabonye 38,000 nayohereje. urakoze cyane ndagushimira. umbwire nimba telefone urayifite. Telefone yari yashizemo umuriro ariko nimba reka ndebe message niba yima umbwire nimba wayibonye. ubwo hasigaye igihembwe cya kabiri, igihembwe cya kabiri cyangwa cya gatatu. iyo ni cya kabiri n'icya gatatu kuko ubu ngubu nigaga igihembwe cya mbere nibwo twatangiye ejo bundi kuri 11 z'ukwa 10. dore ngiyi message amafaranga urebe nimba ari wowe amafaranga yagezeho. ubwo nishyuye kiriya gihembwe sibyo. ubwo ku wundi muntu dore mwese mujya mumbwira ngo murankunda dore nganda yishyuye. ubwo namwe nimba munkunda nihagira undi muntu uhita uvuga ngo nishyuye amafaranga utagaragaza ari yasigaye se burabuce. babirebe dore nayishyuye yagezeho nishyuye igihembwe cya mbere kiwe hasigaye igihembwe cya kabiri n'icya gatatu. ubwo nishyuye hasigaye ibihumbi 70 ndumva ari yasigaye. ubundi muntu wumva ko yabikora abikore. ubwo icyo ngicyo kiravivutse. Imana ibamugisha. ndabakunda kandi nzakomeza kubafata nka brother and sister. ntago mbijeje imitungo nta wapi ndaho ndasamye ariko ushobora kumbwira ngo emi byagenze gutya so I'm ready kukubera brother wawe. Maneke yari inshuti yanjye, yari mama wanjye, yari umujyanama wanjye sibyo. komera Joy, komera wumva ukomeye. Imana ikomeze kubarinda kandi nanjye ndabakunda cyane. Imana ibiteho. Utarasoza gatoya Emi, ndagushimira pe. Ndagushimira iyi kado ndayifata nka kado. ubu mfunguriye agaseke sibyo. ubu mfunguriye agaseke. ubu agaseke mfunguriye nanjye amafaranga unyishyuriye ntago nzapfusha ubusa kandi nanjye ngiye gushyiramo imbaraga kuko mbereke icyo nshoboye kandi ndizera yuko nibiri imbere Imana izabikora. mbese n'inshuti n'abavandimwe bari kundeba mwese ndabizeye 100%. bro uzaba umugabo kandi uzigurangiza sibyo. Jo turi kumwe kandi nzi ko muzaba mama bejo hazaza. Imana ibamugisha. twavuga byinshi bukira bugacya. ndabakunda abakunzi ba BigTown TV. iyi nimero turi gushyiraho amafaranga turayishyira ku kiganiro. dukomeze tubashyigikire. ushobora no kuba utayibonye neza ugaca kuri Instagram yanjye nitwa Emi nyawe veni ubundi ubuzima bukagenda neza. Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze. namwe mwakoze cyane.